turabashuje kandi tubahaye ikaze. Uyu munsi rero twaguye gitumo wa mukobwa bita Karine. Ya, Karine. Amakuru yawe? Meza cyane, umeze neza. Tukuguyeho mu buriri. Wari uryamanye nande se? Oya se sha. Wari uri wenyine se? Namuguze ubwo ngwino. Inzu nyihere. Banguka. Ko maze imyaka 3 ntabikora, ubwo nimbikora ndamara amasaha 3 ntararuhuka. Urabyihanganira? Sowe nashakaga se nari ngutegereje ngo binaho. Reka dangize ubwoba hagataho. Yes, hanyuma rero Karine. Tugusanze mu rugo mu buruba muri gato nziza. Ndagerageza. Uragerageza. Ko mbona byibushye cyane nkurikije igihe duherukana tuza gukoresha ikiganiro. Ibikoma nanyoye byinshi kubera ibihe turimo. Bari tumazemo iminsi ubu bari bufunze. Arabavuga ngo kubyibuha cyane nyine ngo nundi yo rusanzwe ntacyo uvuze ngo hari igihe abari spam z'abahungu nazo ngo zituma umuntu abyibuha. Oya barabeshya. Barabeshya. Ubuse kuzibona buri munsi wari wabyibuha ngo urenge aho ngaho. Ubuse nabiherukaga. Ubwo menya zarananuraga. Zarakunanuraga. Isa nusanze ndi njyenyine. Nsanze uri wenyine. Kandi burya ibyibushya ubikoze uwo mwanya bitubyibuha. Karine. Uri mu rugo rero uri wenyine uri ku buriri, uriyicara imeze neza. Yego. Ko ndewe umeze nkaho washitswe Karine. Ubibonye ute? Nyine nkurikije ko unsanze wambaye, wagira ngo rwose ari witeguye nk'umuntu akaguhemukira. Mora niteguye ahubwo uraje nishyira mu myanya none nawe utangiye kumbaza byinshi. Ngaho se. Uje wese witeguye se uramwakira? Ndamwakira. Nukuvuga nta muntu usubiza inyuma. Namusubiriza inyuma iki? Yaguhereye ubuntu. Amereye ubuntu nye. Nawe ugomba kubutangira ubundi buntu. Koko se ubu ngubu umuntu rero ubuntu burahenze, tabyumva gutyo. Ubuntu burahenze. Burahenda byahatari umuntu azababwira ngo nubuntu uzitegura, ho muzajya muhurira ko uzajya ukoramo. Hanyuma rero ndi kubona rwose amaguru yawe n'inzobe nawe ubwa uri inzobe ubu koko nk'iyo umugabo akubonye gutya muri kumwe akagukoraho ubwawe ntago wumva hari akantu gahindutse muri wowe karahinduka ariko rero umenye ko buranga abakobwa b'inzobe batanadukunda babangira iki bakunda amatako yanyu ako ntibakunda amaso yanyu niko benshi bakunda kuvuga yego simbizi ngo mujye n'utuvangingo dukeya dukeya ngo tuza ngo buhoro buhoro ariko Karine ese nkaho ukunda ubundi ibimeze uti njyewe abantu bose apfa kuba ari kiremwa muntu gusa niyo ntaba ntanaduke ewana niyo ntanaduke bura icyambere ni mu mutwe hanyuma Karine umusheri wawe ntabwo yaje wamubuze namubuze urababaye maze nk'icyumweru umutegereje nkuko washize icyumweru uwo muzahura koko nakwicarira koko akakunyaza neza byibuza mu gihe muzamarana urangije byibuza nka kabiri uzabusohoye nk'amavangingo yajya mu macupa nkanga rwa rubasero none uraruzi rwa ndi rw'imikondo urwo bitewe n'igihe maze urarubase rwose niteguye kurwuzuza ese hari aho bihurira kuba umaze igihe utabikora imibonano mpuzabitsina ushaka kubagira amavangingo menshi kurenza ko waba ubikora buri munsi biratandukanye mva ko ubushake mfite ubushake bwinshi amavangingeza kubera n'ubushake ufite ese ubureje wabikoze ejo bundi uzaza ejo bundi bizamera kimwe kareka uyu munsi hagize uwo muhura yari umunyamahirwe kereka mufashe ariko rero urimo urazamura ukuguru rwose noneho twatuvuga ariko ubundi buriya yatweretse nk'agapasiteri ajya akora nk'iyo barimo atanga ibintu ubundi buriya bameze gute kari ubundi bumeze utamaguru wayatwaye gute amaguru yanjye mana yanjye uyabumbye gutyo se kereka uje nkakwereka turi kumwe binyereka dore turi twenyine ninjye na kamera yanjye ntabwo nakuntu kamera yamanika hariya ngo wiyizire njye mbikora reka nyifate ntacyo binyereka utandaraza utubikora gute ku buryo kugira gutya kumva cyane nkagira gutya wagaca aho ngaho inyuma agaca inyuma aka kantu kaba keza cyane nubwo kanavuna kuko mwese mwamwiryamiye cyane ubundi ukajya mu gatuza ubundi akabikorera aho ngaho cyane cyane nkegererana gutya gute ongera turebe uko usabye si waba ongera kora ako kantu turebe gutyo ubwo gutyo burimo uyishyiramo mba ndimo ndayumva Karine
najyaga kubireba gusa. Wajyaga kubireba? Yenda akakanara niho nagakopeye. Ariko ngo n'abagabo ngo ushaka kuguturuka inyuma gutyo akakuryama hejuru irimo akakuryama hejuru nabyo birakunda. Biba ari sawa? Cyane rwose. Karakuryohera nako. Kama kanyohera. Kama kakuryohera. Aha. Hanyuma rero ubundi mu busanzwe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina washashe uburiri bwawe neza kuri wowe uwateguye gute washashe amashuka asa gute tubwire muri make nyine uko wabyiteguye designer yawe. Nabyiteguye nyine nashashe uburiri nk'ubu bwanjye gutya irishuka bundi reka. Ukunda umweru? Hari akantu kabugenewe ndawukunda cyane uko kugaragara neza. Akantu kabugenewe ako kantu nagaki. Ufite nk'isume ugashyiraho. Ntabwo se hari ukuntu mwigira nk'ahantu hasi gutya. Atari hasi wenda ngo murambije hasi. Se kubu nyine musanze ntabyiteguye. Yes, kubera iki mujya hasi Karine? Tuba tugira ngo tunyaze. Munyaze. Kunyaza so urabizi. Wapi bikorwa gutugora? Mwana yanjye bise nabwo gute mwanya utabiza. Tubwire nyine uko bikorwa nta kibazo. Oya nabyo ngubwiye. Ihangano bimbwira uvuga ati igikorwa cyo kunyaza undi gikorwa gutya kibaho gutya Yesu. Cyo kunyaza se. Nyine ushaka kunyaza umugore. Ariko rero ntago abagabo bose reka mvuge nda nka shero wanjye ko nabinkorera. Shero wanjye asikunyaza byiza cyane. Shero wanjye asikunyaza buhoro buhoro. Abitangira gute? Agutangira gute gutegura kugira ngo akunyaze abisoza gute? Ubundi gutangira reka yenda duhere mu mibonano. Mu mibonano. Sinumva. Urazuka umugore wawe nyine hari ukuntu mwamwishima cye mwamumenyeranye. Mugatangira nyine ukamukorera n'imyenda cyane nawe akagukuramo cyangwa se akwikuramo ariko cyonse no kuba wamwiteguye. Iyo yaje nakwiteguye yagiye atubona n'umwanya wo kujya kumukuriramo. Bayumva gushaka byata. Ubwo yakwiteguye. Aza mugakoranaho mugasomana mugakorana ku mabere nawe ukamukoraho. Bura hari uko nabagabo bakunda rero umuntu ufata ku gitsina. Bana umugore n'umugore arabikunda. N'umugore arabikunda. Ukora ku mishino kayikaba buhoro buhoro buri akagatoki mubona akaraya cyane uziko ariko kabanza kujya gushaka amazi kujya gushaka inzira akumuhungu se cyangwa kumukobwa akumuhungu umuhungu nawe bari umukobwa nawe bari ku muhungu umugabo we nyine umugabo ari ku mugore kara akagatoki niko kabundi kajya gushakira inzira igitsina cy'umugabo no kuvuga ngo igihe umugabo atari yagashyiramo nabwo ubanza kwishyiramo akajya kubanza gutunganya kawe se wabyumva reka akumugabo agira ngo kaba gafite rukuruzi akazunguza gute iyo amaze kugashyiramo akazunguza gute twereke urugero se nkuko urutoki rwawe twereke uburyo akazunguza arabazina gakora ubu nyine abagore nta hari abafite ngo imishino hari n'abatayigira ariko nyenda yifite da yarabanza akayikurura yamara kuyikurura hari ukuntu nyine akora hagati yayo koza agatoki y'abantu ububere wita buza ukumva hanyuma hari ubanza gukozamo urutoki kanza rukinjiramo imbere oya mugabo wanjye nge ntago arumozamo ariko uko biri kose hari uwo mwizemo urarukozamo oya ntawe twahuye umugabo wanjye akoze inyuma gutya gusa akoze inyuma maze akaza nyine akizana tangira igikorwa rero ubwo nyuma bigiye abikeneye cyane kugira ngo yenda tutangize uburiri budatoha biki ukuntu umuntu yihenye hasi nyine nuko ubundi akanyaza wari utangiye neza uravuga uti tubanza kubitegura tugashyiraho agasume n'utundi tuntu nyine ahantu hagasa neza none se ubundi hatagiyeho isume ko wavuze ko ufite amavangingo menshi ubwo iyo sume ntabwo ishobora gutoha nyine urumva yuko nyine twiteguye kumena amazi menshi icyo gihe agasume tukava nyine tukajya hasi agasume nyine ngenda ibyoroheje kugira ngo ahazyeho bikeya nyine ubwo icyo gihe uruze kumumenera makeya ese kuyamena kuba yaza ari menshi cyangwa se ari makeya ni wowe ubigiramo uruhare cyangwa umugabo ubigiramo uruhare mwese mubigiramo uruhare ariko wabishatse banayamwima buriya ibyo ntabwo mbisobanukiwe ubwo wayamwimuhereye birashoboka se wakwima umugabo wawe icyo akunda ndavugane no munsi wenda utishimye utari muri mudu ushaka kumurakaza birashoboka ko wayamwima bigakunda wayafunga shuwa cyane rwose ukumva nta ngaruka byagutera ziki ko nabyo uba ushaka se ntabwo ushaka kumva agiye nko gusohoka ukayamira ukavuga ati ntabwo nshaka ajya hanze ahubwo hari umukagira ngo nta nayo wigeze
ya Karine rero ngira ngo hari urihangana wababaye kubera ko sheri wawe umunsi nyine yagutengushye ntabwo yaje ari buze naramuka aje biragenda bite? umva ni ibyishimo nawe urabyumva iyo uza kuba wari nk'imbeba nkaza kuza nkagara mu gisenge kwigera hari ubundi ukirebera agafilime nahita mpinduka umuntu nkavuza induru na yanjye avuga ni mutabari umuntu yishundi n'umuntu yishundi tukakugira umusazi tapfuye ati n'undi yari uri bupfe ya Kari ngo hari abantu bakunda gukora mpuzabitsina ngo wamurongora akituma ku buriri aya makuru hari umuntu warigeze uyumvaho nari narayumvise ariko njye ntabwo birambaho akenshi uwo wabikubwiye yumvishe yakubwiye ko bishaka ko biterwa n'iki? njye yarambwiye ngo yumvise gusa ngo yitumye ngo anakeka ko atari we ngakeka ko ari umugongo batangira gusigana ngese ngo ni wawe ngo yumva binuka nzi ntabwo biramba ariko aya makuru njye nyumva byamubaye inshuro imwe uwo muntu urayenda niko asanzwe siko twabiganiriye rimwe yenda niko asanzwe ariko ntiyakubwiye impamvu yabyo? ntabwo yambwiye oya njye namubajije se wari warwaye diyari cyangwa wari warwaye inzoka ngo reka nta kibazo nari mfite gusa umuhungu yayishyizemo ahita yituma cyane cyangwa cyari kinini wenda cy'umuhungu yagishyizemo umuntu wakurongoye akakubihiriza mu mateka yawe yakurongoye gute? umuntu wandongoye akambihiriza kavuga ati uyu muntu ntazangaruka imbere ati Imana ifashe sinzongere no kumubona ukundi mana we buse kuko buse mubwire ngo iki umuntu wandongoye akambihiriza ni umwe nyine ariko nawe nahise mwanga yabikoze ate Kari? yabikoze nabi yabikoze nabi gute? nicyo dushaka kutubwira uburyo yabikozemo nabi ukabihurwa ukumva urabyanze. hari ukuntu umugabo aza kumva ntiyaguteguye ntiyagize gute akaza yihura nk'uwurira inka noneho ugiye ikintu cyanatumye mwanga amagambo mabi tandaraza nyara nkaho ari telekomande ari gukanda bakakuyoboza telekomande ubwo se wari nkayo wanyara watandaraza se kikwihuraho ariko Karine hari akantu ushaka kudusobanurira kuri abadukurikiye kugira ngo babashe gusobanukirwa iki kintu. hari abakobwa benshi bakunze guhura n'abantu batandukanye kuko bazi ko igitsina gabo cyinshi gikunda abakobwa banyara amavangingo ibintu nk'ibyo sibyo? noneho bahura kuko wa mukobwa azi ko ntayafite ngo gasohora inkari zisanzwe. ibyo bintu hari icyo wabiziho cyangwa wigeze ubyumvaho? nta kintu mbiziho birashoboka se nese ushaka kunyara ahubwo bakurongora harimo abantu bafite experience ngo ufite uburyo ki asohora dukeya kuko we wumva nyine ntago abashaka nta bushake abafite urumva we abari muri mood yo kumva na bya bindi yabikora kimwe nuko umugabo igitsina gabo gishaka kwihagarika kikoze imibonano mpuzabitsina ntago muri ako kanya cyatekereza guhita kihagarika kuko ari muri mood y'imibonano n'umugore rero nayo ngo nuko izo nkari zisanzwe ntabyo uzi nta no wigeze wumva bikoze abapfunyikiye umuntu oya ntabyo nzi ya Karine ngira ngo twajya tubanze tuguhe pole ku bwa sheri wawe utaje ariko natwe twari tugusuye rero reka twari dufite byinshi byo kukuganiriza yego ariko reka tubicumbikira tuzagaruka uri muri mood neza kuko ntabwo wishimye tugusengeraze tujye kanyarira na Kardashian Kardashian si inkweto ngo ni ahantu ngo basengera ariko ngo buriya ngo abakobwa b'inzobe ngo bazwiho kugira umukondo mubi yego ngo wiromba urashaka ko mukwereka njye ndagira ngo nirebere wanyeretse oya naromba mfite ufite umukondo mwiza uguyemo cyane tuzi uri kubona uguyemo ntabwo nawe kwereka uzabifatira undi mwanya uzi nzabifatira undi mwanya nzi nyine ukuremo nanjye nkuremo maze mukwereke ariko reka ngusaba akantu kamwe n'ubundi ko waduhaye karibu kandi ko turimo tuganira reka ngusaba akantu kamwe gatoya yego reka tuvugane umunota umwe wicaye icyo bitwaye nawe wakigabo rero nta kibazo reka mbigukorere ese umushyitsi si harya umushyitsi arubaho umushyitsi arisha imbuto umushyitsi arisha imbuto yego twagira ngo nyine wicare tuganire noneho wicariye
icyo bitwaye se kanicare utameze neza noneho urakeye pe hakuzi ko iyo umuntu aryamye aba yahindutse wa abaryamye nyine iyo uryamye uba uryamye nuko ariko reka nkubaza akantu gatoya gato umunsi wa mbere urarana n'umugabo bwakeye koze imibonano mpuzabitsina bwakoze mukoze amatora angahe narabitinye nari nifitiye n'isoni n'ubwoba wakabishaka nkanga ahubwo uvuga ngo turyamanye turaranye nk'icyumweru ntiyandyamanaga ntiyakuryamana ku buryo bwacyaga mukoze nk'amaturu nk'angahe arindwi rwose ukayakira kandi nkumva nabwo ndabishaka nabwo nuko yambwiraga ngo nawe ngo nawe urashaka kunyica amushyira bimyaga nyine nakunda ariko ubwo nyine witegura uragaruka muri aya matora basubukura aho wagejeje ubwo se iki gihe amazi yarakiboneka ataboneka se araboneka nta kibazo ya Karine njye ndumva twasoza urumva ubishaka ko dusoza njye ndumva twasoza kino kiganiro tukazagaruka sheri wawe yaje cyane kuko ndakutubwira ibihe byiza mwagiranye abasitari si muri abantu nawe urashaka kumuganiriza ndashaka kumuganiriza ariko nuko adahari buriya aza kuba ari byari kuturyohera mama yanjye nk'ubu ngubu nahise mbona yinjiye abakunzi ba Karima TV turabibutsa gukora subscribe gusa ariko mbere ya byose dusure ku rubuga rwacu rwa YouTube channel wandikemo ijambo Karima Films Rwanda urahita ubona video zacu byinshi cyane turimo kugenda dukora hanyuma muraza kubonamo n'inkuru y'uyu mukobwa ariko hari akajambo k'umutuku kanditseho subscribe biterwa n'ururimi rwa telefone yawe wumvamo hari n'abarwanditseho sabone ukozeho urutoki gusa hanyuma hari akantu k'akazogera gari hasi gatoya nako gakoreho abarundi barababona ugufyonda hanyuma ujye handikirwa ubutumwa cyangwa se commentaire uvuga ko ibintu urimo kubibona ibintu bizarushaho kudushimisha dukurikije ibitekerezo byanyu rero twari turi kumwe n'umukobwa bita Karine benshi muramuzi ni umukobwa w'umustar akora kuri radio imwe ntari buze kuvuga abazabishobora azabibibwirira uzandike hasi ku butumwa handikirwa ubutumwa tubwira ati ndashaka nimero ya Karine tuzayibahema mu imwibwira azababwira ikinyamakuru arimo gukorera n'umustar uzwi hano mu gihugu yes Karine byiza tugusezeye tukakureka umva ntabishaka ntabwo uri kubishaka ushaka ko tugumana ko nakundi ndabona imo nsezera ariko reka nkubaze gato mbere yuko dusoza yego Kari buriya byashoboka yuko igitsina gore cyarongorwa n'abagabo batatu bose barahonga umwe avaho ari ukundaza undi gutyo gutyo birashoboka imwe turi imwe buri yose imwe birashoboka cyane asara rwa bashaka kukwica wapi umunsi byakubaye humvisha umeze ute byaranyuze cyane byarakunyuze muri abo batatu bombi bose bagiye bishimye kumara maze n'ubu baracyagushaka aka kare tuvugisha ukuri bombo ko ari batatu ko biri kose ntago hari akantu mwari mwumvikanye abantu baguye amafaranga angana iki kugira ngo ujye kubakira haya na amafaranga bamaye nayo nabakunzi uri wabakunzi ko ari batatu kufite urukundo rwa nyarwo urukundo ntago ari urukundo n'abadayimoni byashoboka byashoboka aho ya ntago ari abadayimoni abantu batatu bakundira rimwe ukabahera igitsina rimwe ntakibaha hari igihe nzaza ndi kumwe n'abanyamakuru ubu nanjye hari byinshi bangejejeho okay hari igihe nzaza ndi kumwe n'abanyamakuru batanu b'inshuti zanjye ni abasore n'abambogari uzatwakira twese cyane ahubwo ejo tuzinduke kandi buri wese azagenda akora nka tubiri bitwaye iki se nta kibazo byara urwenya Karinde byara urwenya yese hanyuma twebwe turacyari imanzi turacyifashe turacyari kuri umugambi wo kwifata yego Karine tugiye gutaha hari ijambo rimwe wabwira abakunzi bawe bagukurikirana kuri radio cyangwa se abakurikiye Karima Films Rwanda nabwira abakunzi banjye bakomeze bagukunde hanyuma abantu bapfuye bashyutswe bavuga turi muntu wamuma tubahe nimero yawe cyangwa tuyibine ntituyibahe nabatesha mutwe nzajya nyibihera cyangwa se nawe uzajya yica mu gikari ugiye imuha kandi nanjye n'uwanyura mu gikari nayimuha ariko wumvugiye azafata n'abafata afite umumaro nayo bite ariko kari nk'umuntu ashaka ko wenda mumarana nk'igihe wenda nk'icyumweru mubana mu rugo mwishimana avuga ati nge araza ariko turi kumwe nk'inshuti turyamane twenjoying uwo muntu wamuca nkangahe
oya namukorera fagitire bitewe n'ibyo twakonsoma. Ibyo gukonsoma byo mu rugo byo kurya no kunywa n'ibyi nanjye se naba yankonsomye. Wowe rero nyine ubwo urumva muri kumwe icyumweru cyose. Ubwo nyine nanjye namukorera fagitire bitewe nanjye nuko twarongoranye. Ubwo wowe wajya ubara amaturo cyane. Ako shaka umenyere kubara amaturo. Shando wa mbere mu kuyabara. Gusa turi mwayibarira nkanga. No tubikore maze dutangirira. Uhita umuta fagitire. Ni nyabura uratwara inkweto. Oya ndakubabara. Cyangwa kamera nayo urayisigarana. Kamera nta wayisigira. Nayigusigira. Ukagenda ukayazana. Kamera harya igura ngahe? Kamera iri muri miliyoni n'igice. Byibuze wazana nk'imwe nkagushyiramo imiyaga. Nyine mbabarira umbwire nk'agaturu kamwe wakabarira nkangana. Utenda kubikora se. Urayafite se? Ndayafite wowe mbwira. Irabeshya banzi yamwe. Reka nangahe nyine wewe. Reka nyine nikorere mu ndebe. Mbwira nyine nangahe. Oya reka nikorere mu ndebe. Ngenda yaguha wowe mbwira. Ushaka ni wayama. Ntabwo nayaguha. Oya ntabwo nshaka. Nyine wowe amake yanyuma utajya munsi nangahe. Ngaho nka vena aho ngaho. 20. Ubwo abayaguha ni bangahe muri iki gihugu? Yama ni benshi. Urabona ndi umugore mubi cyangwa ndyamye. Nuko nziko oya ntago ari cyo ngicyo. Uri umugore mwiza pe. Ahubwo nuko nziko bitewe n'ukusa. Umuntu wese yaza yakuruwe nuko usavuga atamu namukunze atitaye gutanga amafaranga kuko na miliyoni 5 wazitanga. Nuza nagoye n'ikijana. Nagoye n'ikijana. Ariko ngo hari n'abakopa. Abo sindimo. Cyane nk'umuntu mumenyeranye ngo wamukopa kubuze kaje azagaruka. Nawe nakopa. Yes Karine. Twagira ngo tugushimiye kuri umwanya mwiza duhaye. Yego. Tuzagaruka kugusura muri mudu neza. Nta kibazo. Na shere wawe yahavuye. Na shere wawe yahavuye yamenye amavuta umeze neza yashinze ipoto. Kuko urabona ko rwose urakwishe. Umukisi. Kwa mvuze ngo urakwishe. Umuki? Umushyuko ariko. Umushyuko urakwishe. Ihangane. Yes Karine. Reka twifurize ibihe byiza. Yego. Kandi Uwiteka akomeze kukurinda. Nawe. Ciao ciao.